Okay guys, ngwaye ikaze kandi ndagushimiye wese mukurikira YouTube channel yacu Online 250. Guys, YouTube channel ikugezaho ibintu by'ubwenge bigiye bitandukanye ndetse kandi bijyanye n'ikoranabuhanga gusa. Guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wazajya wakira amafaranga angana gutya cyangwa se angana ukunguku ndetse buri munsi cyangwa se buri saha bitewe nuko wakoze. Guys, ese nawe ujya ukina izi game cyangwa izi ngizi cyangwa se ukaba utunze no application muri telefone yawe ariko ukaba nta mafaranga uyinjirizaho? Guys, ngiye kukwereka application imwe igiye kubigufasha nawe ukazajya ubasha kwinjirizaho amafaranga ndetse ukayabikuza mu buryo bworoshye. Guys, ikintu cya mbere bigiye kugusaba ni ukureba ino video kugeza irangiye kugira ngo uze kubasha kureba uburyo twagiye dukuramo ibintu cyangwa se ubashe gusobanukirwa uburyo bakoreramo amafaranga, kuko harimo uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga binyuze mu gusubiza ibibazo, mu guplayinga ama game ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye turi busange kuri no application. Ikindi cya kabiri, niba aribwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa Online 250, ndagira ngo nkubwire ngo ukande subscribe, like yo ndakeka wamaze kuyikora, ubundi ujye no muri comment utubwire ngo niba ugeze hano ukireba ino video wandike muri comment ngo dukomeze, ubundi kadutangire video yacu kugira ngo itaza kuba ndende. Abasanzwe hano cyangwa se abamenyereye uno muyoboro wacu wa Online 250, nkuko mubizi iyo dutangiye video tubanza kubereka experience dufite kuri iyo application cyangwa se website tugiye kubereka, ese twebwe twarakoze tubasha kubikuza cyangwa se amafaranga twabikuje yatugezeho. Guys, ngiye kukwereka proof zemeza ko amafaranga nabikuje muri no application, ngiye kukwereka uno munsi yangezeho kandi byizewe ndetse mu gihe gito cyane. Guys, katuze kuri email. Nababwiye ko nakunda kwinjira muri Binance yanjye bitewe n'impamvu runaka, nago nkunda kwinjira muri Binance yanjye ndi kuri video cyangwa se ndi kuri recordinga screen yanjye. Guys, nkuko mubibona hano nakiriye ama Bitcoin 0.00837. ama Bitcoin angana n'idolari rimwe, kandi murabizi idolari rimwe ringana n'amafaranga 1471 by'amanyarwanda. Guys, nituza hano muri application ya mCrypto, rero nituza muri application ya mCrypto kubera ko ariyo tugiye gukoresha, turasanga narabikuje ayo ma Bitcoin ndetse yaranangezeho, gusa yangezeho mu masaha 3 nyuma yuko mbikuza. Guys, nituza hano kuri check reward history uri gusangamo ama Bitcoin. Hano hari ama Bitcoin nakiriye ndetse hari n'ayabaye rejected. Ngiye kugusobanurira impamvu aya ngaya yabaye rejected. Yes, impamvu yabaye rejected aya nkayakira. Impamvu aya ngaya yabaye rejected niyo mpamvu ngiye guheraho. Uwo munsi nabikuje cyangwa se nakoze withdraw, hari ibintu bari kongera muri application ya mCrypto uburyo bakoreramo amafaranga. Mbikuza uwo munsi bitari byemewe, ano mafaranga aba rejected. Gusa hano hari ayo nabikuje mbere yuko bapudetinga application, amafaranga abasha kuba yahagera. Ndagira ngo nkubwire ngo ku yindi konti nkoresha iri mu yindi telefone, uyu munsi nabikuje amafaranga abasha kuhagera. Niyo mpamvu mvuze ngo nkore video nereke abandi nabo uko bayakorera. Guys, nkuko mubimenyereye, niwinjirira kuri no link baraza kugwa bonus y'amacoin ushobora guhita ubikuza. Ikintu ugiye gukora rero, ugiye kureba muri comment urasangamo link ya mCrypto. Numara kuyisangamo urahita uyikandaho, nuyikandaho westare iyo application. Then nuyestara ugiye gukora ibintu ngiye kukwereka. Urayestara, numara kuyestara unyuze kuri link wakuye muri comment. Nubura iyo link uze kunyandikira kuri 0788 yes ni 81 0788 634053. Impamvu nari mbanje iyi 82 nibutse ko atari akazi cyangwa se ntajya nyikoresha mu bintu bijyanye na online. Guys, numara kunyandikira rero ndaguhereza link. Numara kuyestara urahita uza hano handitse ngo scratch sheet. Nuza hano handitse scratch sheet urahasanga aka ka box ko hasi kariho amacoin 399. Urahita ugakandaho ukande scratch kubatabizi uragakandaho. Then numara kugakandaho uhite karahita kaza muri screen kangana gutya. Yes, ukunsushanyije. Then numara kukabona gutya ura scratchinga gutya, nibyo bita scratch. Numara kubiscratchinga rero urahita usubira hano kuri home. Nusubira kuri home urahita ubona ahantu handitse ngo play now. Aha handitse play now. Aha handitse play now, nuhakanda urahita ukanda kuri continue. Yes, barahita bakugeza ahantu hameze gutya. Niba kugeza ahantu hameze gutya uri kubona ahantu hano hasi handitse ngo apps, active ndetse na helps. Rero hano urahita ukanda kuri apps
niho birahita byijyana. Then nubona application imeze gutya ukande kuri play now, nukanda kuri play now barahita bakugeza kuri Play Store uyestare. Uko uzajya ukina iyo game bazajya baguha amacoin y'ubuntu. Noneho guys, ikintu kindi cya kabiri uzajya ukora ni ukwestara zino application, then wamara kwestara application ukazajya uyinjiramo ukayikina. Guys, ngiye kukugira inama, nubona application ya Alibaba uze kubasha wayestara kugira ngo uzajye ukorera amafaranga menshi mu gihe uri kureba product zawo cyangwa se mu gihe application ifunguye. Guys, muri hangana bari bamamagariyemo, gusa ngiye kukwereka application nabashije gukoreraho amacoin menshi ya Alibaba. Yes, hano kuri active niho uzajya ukura ama application yawe westayemo uzajya ukiniraho game, then uzajya uyakandaho. Uri kubona ino application nayakiniyeho 11 8 67 23 178 33 Alibaba nayikiniyeho amafaranga ibihumbi 457. Aya mafaranga rero ukuntu uyabona, uraza hano ugakanda kuri play now, wakanda kuri play now bakugeza muri application. Iyo application iyo imazemo umunota wuzuye urawubara, uhita ugaruka muri mcrypto. Wagaruka muri mcrypto uhita ubona hano hejuru, hano hasi, aha hasi ahantu handitse scratch it, urahagaruka ugasanga baguhaye ano macoin, ugasanga baguhaye ino scratch y'amacoin 445 ndetse n'andi yose akizanaho y'iminota wakinnye. Guys, ubu nibwo buryo bwa mbere rero ukoreramo amafaranga mu gukina cyangwa se mu gukina zino game. Uburyo bwa kabiri rero uri kubona ahantu handitse ngo top survey ndetse na top offers. Tugiye gukanda hano kuri top survey niho hambere tugiye gukanda. Nituwakanda barita batugeza hano survey offers cyangwa se app task. Ukanda kuri app task, uri kubona harimo ibintu byinshi byo gukora. Iyo ushatse uyakorera hano, ahangaha cyangwa se ahangaha cyangwa ahangaha, ndetse n'aha hasi biremewe. Ariko njyewe kampite mu buryo bumwe wenda ndebe. Ninza nkakanda hano kuri start. Yes, ukanda hano kuri start. Sorry gato, ukanda hano kuri start. Guys, ukanda hano kuri start. Iyo umaze gukanda kuri start handi nari nkweretse uhita ugera ahantu hameze gutya. Guys, nkuko mubibona hano hari application zigiye zifite amacoin menshi. Iyi ngiyi ifite amacoin 2,424,340 I mean 17, ndetse hano hakaba n'170. Guys, rero uhitamo imwe application. Izi application zigira gute? Ni game, uri kubona na ama game cyangwa se harimo ama wallpaper, ukabasha kuba wa downloadinga ayo ma wallpaper ukaza kubona ayo macoin. Hano nuza kuri offers. Yes, kadusubira inyuma ho gato, nuza kuri app task uri kubona harimo ibintu byinshi byo gukora. Ushatse waza hano ha kabiri naho bahita bakugeza ahandi hantu hameze gutya, naho ukabasha kuba wakorera ayo macoin. Nkore accept, then uri kubona naho zigiye zifite amacoin menshi. Iyi ngiyi ifite 43,000 ushobora kwikandaho ukayikina. Iyi ngiyi ifite 9,000, iyi ngiyi ifite amacoin 62, ndetse izi zose wazikoresha ukabasha kuba wabona ayo macoin. Guys, buriya ni uburyo bundi bwa kabiri bwo gukoreramo amafaranga cyangwa se mu gukina amagame. Hano hari survey offers, urahakanda. Wamara kuhakanda naho uri kubonamo uburyo bwinshi bwa survey butatu. Uburyo bwa survey butatu nabwo ushobora gukanda kuri start ugategereza ko survey yirodinga, then yamara kuza ukayikora ukabasha kuba wabona ayo mapoint cyangwa se ayo macoin. Guys, noneho tugiye kujya ku gice cyo gutumira inshuti yawe ukabasha kuba wayiha ino application. Barakubwira ngo iyo utumiye inshuti yawe ibona amacoin 1000. Ubwo ngubwo gutumira inshuti yawe uraza hano ugahita ukanda hano handitse ngo ino link, ugakanda hano handitse copy. Wamara kuyirya copy uhita uyohereza inshuti yawe. Ari byo nakoze. Nubikora uratangirira ku mapoint 590 gutyo bitewe na application wa downloadinze ndetse n'uburyo winjiyemo. Guys,
igice cya gatatu cyangwa se igice kindi ngiye kukwereka, maze kukwereka uko winjira, uko ukoreraho amacoin, ngiye kukwereka uburyo ayo macoin wayabikuza akabasha kuba yakugeraho. Guys, aya macoin rero kuyabikuza cyangwa se aya mapoint, uza hano handitse ngo redeem. Iyo ukanze hano handitse redeem, uhita ubona ahantu handitse ngo USDT, Bitcoin, Ethereum cyangwa se Binance Coin. Izi zose ushobora kuzibikuza zikabasha kuba zakugeraho, ndetse inyinshi muri zo naranazigerageje nsanga zikunda. Application ya mbere rero nakoresheje muri telefone ya mbere nabikuje kuri USDT. Iyi ngiyi ino phone kubera nayikoresheje bwa kabiri nahise nyabikuza mu ma Bitcoin. Phone ya gatatu nakoreyemo nabikuje muri Ethereum, mbikuza no muri Binance Coin. Aho narabikuza ni hano mu ma Ripples cyangwa se mu ma Ripple. Gusa hano kubera ko nabikuje mu ma Bitcoin, ubwo ngubwo nshobora kuza nkakanda hano ku ma USDT. Ninkanda ku ma USDT bahita banyereka utu dutebo turi hano. Uri kubona iyi ngiyi ni ya $0.3, iyi ni y'idolari rimwe, 5 ndetse n'amadolari 10. Ubwo ukanda kuyishaka bitewe n'amapoint ufitemo hariya hejuru, ukanda kuyishaka bitewe n'amapoint ufitemo hariya hejuru, then ugahita uyikandaho. Iyo uyikanzeho bahita bakuzanira ahantu ushyira email yawe ya Binance, wayishyiramo amafaranga ahita akugeraho ako kanya. Guys, nuvuge ngo ibi bintu birakomeye kubikora kuko ni ibintu byoroshye, biri very simple. Nawe ushobora kuba wabikora nawe ukabikuza mu buryo bworoshye, kuko nk'uko wabibonye hano mu ma app task harimo application nyinshi zigiye zifite amacoin menshi. Reba nk'iyi ngiyi ifite ibihumbi 43. Ibihumbi 43 harimo amadolari agera mu 10. Amadolari 10 angana n'ibihumbi 16,000 y'amanyarwanda. Ayo ni amafaranga menshi ushobora gukorera mu ijoro rimwe. 96, ibihumbi 4 ndetse na miliyoni. Reba nk'iyi game ifite cyangwa aya ma wallpaper afite miliyoni 4, miliyoni 1,400. Ninyikandaho ngiye kukwereka uko bikorwa. Hano barakubwira ngo iyo ukiri gutangira baguha amacoin make kugira ngo baguce intege. Ndagira ngo nkubwiye ngo ntuzacike intege. Nudownloadinga wallpaper 22 bazaguha amacoin 70. Nudownloadinga wallpaper 43 baguha 140. Wallpaper 78 bazaguha 161. Wallpaper 130 amacoin 187. Wallpaper 190 bazaguha amacoin 241. Then wallpaper 200 nuzuzuza uzahita ubona amacoin ibihumbi 215. Ayo macoin ibihumbi 215 ushobora kuyabonamo amafaranga menshi cyane agera mu madolari 60 n'andi. Amadolari 60 uri kumva ni menshi, kandi kuyabikuza ahita azako kanya. Guys, niba wageze hano ukireba video, mbwira ngo mbabarira mu yindi video ikurikiyeho udukorera uburyo ki tuvana amafaranga kuri Binance tuyashyira kuri MTN. Byandike muri comment mbimenye ko wari uhari gusa. Wakoze kureba ino video kandi nugenda udakoze subscribe.